reka tudatinze tujye mu ijambo ry'Imana. Ariko wenda ku batanzi reka mbanze nivugeho gatoya kugira ngo tubone gukomeza. Ubundi amazina nitwa Ntagora Emmanuel. Ni umushumba ukorera mu itorero bita ngo ni Home Church hano i Kigali. Gisozi Ngengatura Nyamata. Mwumva ko turi kure kugira ngo agere bisaba kwihuta no kugenda kare. Yego. Ni umugabo ufite abana bane, umudamu umwe. Nk'uko n'abandi bose bari hano bisa naho duhuje amateka. Twese twavukiye mu nzu z'abakijijwe benshi, twavukiye mu nzu z'abakristo. Ariko burya niyo tuvukira mu nzu z'abakristo akenshi sinavuga yuko abantu bita tuvuka tumeze nk'uko ababyeyi bacu bameze. Hari igihe umuntu avuka ukaba wokomeza izindi nzira cyangwa se ukaba woguma mu itorero ariko utarumva experience yawe ubwawe yo kwibonera Yesu cyangwa se yo kwibonera Imana. Rero nanjye navuga yuko mu buhamya bwanjye butoya yuko nakuze nubaha Imana kandi nca bugufi nyine numva ko Imana ibaho, ndetse duterana kujya bose abantu bose bateranaga ngafata n'amagambo amwe y'Imana mu mutwe nk'ibyo abandi bose. Ariko bibaye 2007 hari yerekwa nakiriye, icyo gihe nakiriye kwa ry'umuhamagaro. Ntangira gukorera Imana nyine icyo gihe bimbere umutwaro ukomeye cyane ku buzima bwanjye. Icyo gihe nararyamye nk'uko umuntu wese aryama, noneho mbona inzozi. Mbona inzozi umuntu ambwiye ngo nimbyuke mukurikire. Ndamukurikira, ntabwo namurebaga mu maso. Yari umuntu muremure ariko sinaritaye nyine kureba mu maso ye kuko sicyo cyari kigamijwe, kuko ngiye cyari kigamijwe gusa no kumukurikira kuko yari abisabye. Hanyuma tunyura mu kayira gato cyane kanyuraga hagati mu ishyamba. Ako kayira twanyuragamo kari gafunganye, noneho hakaza umuyaga. Nawe ubonaga nk'uko iyo umuntu ataramenyera kugenda mu modoka ujya ubona ibintu byose bisa n'ibyiruka. Niko nabibonaga, nkabona ibintu byose bisa n'ibiza bidusa. Network ya pasiteri arimo arifunga wenyine, sinzi mari connection. Alors? Hello? Ndamva? Yego. Narivuze ngo umuyaga wazanaga ibiti, wazanaga amahwa, byose biza bitusanga. Noneho iwe akazamura amaboko ye agatangira kurwana nabyo. Muwe nkagenda nihisha inyuma ye. Noneho ukabona icyo gihugu kiraje kiratambutse, wakomeza imbere gato ugahura n'ikindi gihugu cy'umuyaga kimeze gutyo. Nanone akabikora kwa kundi, nanjye ngakomeza kwica inyuma ye. Turaruha tugeraho ngewe nabimenyereye gufata, noneho ntangira kubyishimiraho kugira ngo bintere ubwoba. Nabona biraje ngahita ntangira kwipanga inyuma ye mvuga ngo ndahita nihisha gutya n'igice gutya ngiye kongera. Yego. Titaye ku ngaruka we arimo guhura nazo, titaye ku byo yakora, ngiye nkita gusa kuvuga ngo ubwo nabimenyereye ndaza kwihisha gutya, ndaza kubigenza gutya.
hanyuma duhutse rya shyamba ibyo bihuhusi byaje nk'inshuro nka 7. duhutse rya shyamba arahindukira arandeba. andebye nsanga yahindutse ibisebe hose nta hantu na hamwe afite hazima. amaraso yaravaga uhereye ku mutwe we, mu misatsi ye, amaraso atonyanga mu maso, ku ntoki, ahantu hose yari yahindutse amaraso gusa. noneho njye nirebye nsanga simfite n'agakorashire na kamwe, byibura nta hantu akantu kari kigeze kanansharatura gatoya. yego. noneho ambaza ijambo rimwe, arambaza ngo ese iki uzi icyo gisobanura? ndamubwira ngo ntabwo mbizi. arambwira ngo ndi Yesu Kristo. Amen. uku niko mbabazwa n'umuntu uri mu isi iyo ari mu byaha. guhera uwo mwanya mbona ndakangutse niteye hejuru, ariko mpita ntangira kugira umutwaro w'iby'Imana. yego. urandemerera kabisa ku buryo n'ibindi bibazo byose nari mfite icyo gihe. nari narase diplome bwa mbere. nicyo cyari icyifuzo nari mfite kinini, ko nari nongeye gusubira kwiga. yego. ariko kivaho noneho ntangira kuririra umurimo w'Imana mbese abakizwa. bituma rero uwo mutwaro ukomeza kumbamo kugeza n'ubu ngubu. nabaye umukozi w'Imana n'ubu ngubu uwo mutwaro wacyambamo. ni nayo mpamvu akenshi by'ukuri nkunze kubwiriza amagambo ajyanye n'icyaha cyangwa se na Yesu cyane, ko nibyo bindemerera cyane muri njyewe kurenza ibindi byose. niyo mpamvu uyu munsi nifuje yuko tuganira hejuru yo guhinduka. nifuje ko aricyo kintu tuganiraho. yego. kuko abantu benshi duteraniye aha ngaha dukeneye wenda kubwirwa ngo twakire Yesu. kuko Yesu ndatekereza ko twamwakiriye twese. ntawe upfa kuza kugera mu rubuga rwa Nibature atarakira Yesu ngira ngo. yego. ariko ikintu kiba gisigaye aba ari uguhinduka. ijambo rero ryitwa guhinduka cyangwa impinduka ni kimwe muri misiyo ikomeye yazanye Yesu ku isi, cyangwa se niyo misiyo ikomeye yazanye Yesu ku isi. haleluya. Amen. kugira ngo tutajya kure tutasomye, reka turebe Matayo 5 n'umurongo wa 20. yego. wenda niba nakwisomera sinzi niba hari wamfasha kubabona vuba. Matayo kangahe? 5:20. Reka dusome. aravuga ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Amen. iryo ni ryo jambo nifuje dutangiraho. kuko muri Bibiliya harimo amagambo menshi cyane ajyanye n'ibyo ngibyo. ariko aya magambo Yesu yavuze ntiyayabwiye cyane yerekeza ku batarakizwa. yego. ahubwo yayabwiye abamwemeye. harimo abigishwa biwe. izi ni inyigisho zimwe zo ku musozi. noneho Yesu arebye imyitwarire y'abantu, arebye imivugire yabo n'imisubirize yabo n'imikorere yabo,
ababwirira ijambo mu yandi magambo abonamo ko hari ikintu babuze. Yego. Abona ko hari urwego bariho Yego. rutaratandukana n'abanditsi n'abafarisayo. Arebye urwo rwego abantu bariho bituma babwira aya magambo, arababwira ngo ndababwiza ukuri. Niba gukiranuka kwanyu kukimeze nk'uko abanditsi, kukimeze nk'uko abafarisayo, utarazamuka ngo kujye ku rundi rwego, Yego. ndababwiza ukuri yuko mutazinjira mu bwami bw'Imana. Bishashatse kuvuga yuko hari impinduka bakeneye. N'uyu munsi ndivuge yuko by'ukuri ibintu byose bibaho dushobora kubyigana. Ushobora kwigana ababwiriza neza, kwigana uko baza babwiriza. Ushobora kwigana guhanura ngahanura byiganye. Ushobora kwigana impano nkakikoreshwa ko nandika amandiko nkabikora. Ushobora kwikoreshwa izindi mpano nkigira umunyamasengesho nkigira iki. Ariko impinduka ntawe uzuyigana. Impinduka n'urwego umuntu ajya azamukaho rukamuhindura undi. Abamubona bose bakabona itandukaniro ry'uwa mbere n'uwa kabiri. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira hejuru yo guhinduka. Amena. Mu magambo makeya wenda navugaho y'impinduka, hari ijambo riri muri Yohana igice cya 9:39, aho Yesu yari amaze guhumura ya mpumyi yavutse itabona. Hariho story ndende cyane y'ikiganiro Yesu yagiye agirana n'abafarisayo ndetse n'abanditsi. Abantu benshi bamubaza impamvu yamuhumuye. Ariko ku murongo uyu murongo tugezeho, Yesu aza guhura na wa muntu yahumuye. Yego. Arangije baraganira, amubwira uwo ari we. Yesu aza kumubwirira ijambo, aramubwira ngo nazanywe mw'isi no guca amateka, kugira ngo abahumye babone, Yego. n'ababona bahumye. Ukuri. Icyo cyavugaga impinduka. Yesu yaraje kugira gute? Yaraje kuzana impinduka mu bantu. Iyo tureba Yesaya 61, hatubwira ni ijambo Yesu yageze mu rusengero, ngira ngo baza ari byo bya mbere Yesu yarageze mu rusengero, bamuha igitabo ngo arasoma. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri nge. Amena. Aravuga ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, no kumenyesha imbohe ko zibohotse. Yego. Zibohotse. Aho ngaho hari istory ndende cyane yagiye avuga ibyamuzanye misiyo yiwe. Iyo misiyo ye yose yayikubiyemo impinduka. Bishatse kuvuga yuko iby'Imana byose cyangwa se ibya Yesu byose, mu Cyongereza bajya bavuga ngo it is about the change. Yego. Ni ukuvuga ko ni impinduka. Haleluya. Amena. Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo ntimutekereze yuko naje gukuraho amategeko, ntimutekereze yuko nazanwe n'amahoro gusa, ahubwo nazanye gutanya umubyeyi, umukazana na nyirabukwe, umwana n'umubyeyi. Yego. Byashatse kugaragaza yuko yazanye impinduka. Kuvuga ko hari icyo azabiba mu bantu bitume gitandukanya abantu, bavuge ngo uriya n'uyu, niyo ari umwana
nawe mu buryo bw'umubiri ariko hari uburyo badahuye yego baratandukanye. amena Mu magambo make abakristo ntiduhwanye n'abandi. Hari urwego Imana dutegerezaho, hari umusozi tugomba kuzamuka, yego hari ibyo tugomba kwiyambura, hari ibintu tugomba kugira, amena hari imitekerereze tugomba kugira, hari imikorere tugomba kugira yego kugira ngo tubashe gutandukana n'abandi. Haleluya. haleluya haleluya Ikindi cya kabiri, ijambo abakristo, ijambo abakristo ubwaryo risobanuye impinduka. Igihe abigishwa biswe iri zina mu gice cya 11 byakozwe n'intumwa n'umurongo wa 26, yego muri Antiyokiya babitiye iri zina ry'ubukristo kubera ko bari ba followers ba Yesu Kristo. Si ugukurikira gusa, ntabwo babitiye iri zina abakristo kubera gukurikira gusa ngo bamubone atambutse mu muhanda bose bavuge ngo doraragiye reka tukurikire, ahubwo bari bitiye kubera ingeso zabo, yego bari bitiye kubera imikorere yabo, yego bari bitiye kubera ingeso n'imivugire yabo. Haleluya. amena amena bashingiye kuri iyo devotion, kuri uwo muhate bagize wo gukurikira Yesu. Barabareba baravuga ngo bari abasa na Yesu, yego bituma babita ngo nabande n'abakristo. amena Mu yandi magambo, niba turi abakristo hari icyo batubonyeho, yego tujye twibaza ubwacu, dutekereza ubwacu, iyo tugenda batubona turi abandi, iyo tuvuga nk'abandi, iyo dukora nk'abandi, yego iyo badutekereza nk'abandi, nibwo tuzitwa abakristo. imana ishimwe. N'ibyo ngibyo bihabanye na Kristo, gukiranuka kwacu ntabwo kuratuka abafarisayo, yego turacyari kimwe n'abafarisayo, nta mpinduka iraza mu buzima bwacu. Ariko dushima Imana yuko muri Bibiliya mu magambo y'Ikigiriki harimo amagambo abiri, rimwe ryitwa ngo hapax. Hapax bisobanura ngo once for all, bivuga ngo rimwe ry'iteka. yego Uwo ni umurimo wakozwe na Yesu, wakozwe n'Imana. Ni ukuvuga ko Yesu yakoze umurimo wo kuducungura, nawukoze rimwe ry'iteka. amena Imana yakoze umurimo wo kurema, yawukoze rimwe ry'iteka. Ariko hakaba ijambo rya kabiri rivuga ngo ni marone, yego iryo akaba ari umurimo w'Umwuka Wera. Mu murimo w'Umwuka Wera ni buri munsi Umwuka Wera ari ku kazi, yego akorera muri twe buri munsi. Icyumweru gishize yakoranye natwe, uyu munsi karakorana natwe. imana ishimwe. Icyo ni cyo dushimira Imana, nuko nutarahinduka akiri amahirwe, yego akiri marone mu buzima bwe, akiri umurimo w'Umwuka Wera mu buzima bwe, asante ushobora kudufasha kuzamuka ku rundi rwego. amena Haleluya. haleluya haleluya. Kugira ngo tubashe wenda kujya mu tuntu dukeya, mbanze mvugaho utu tuntu tubiri. Icya mbere, impinduka irababaza, niyo mpamvu abantu benshi bayitinya.
impinduka iragoye, niyo mpamvu abantu benshi bayitinya. yego ni ukuri. urwo rwego rurakomeye, urwo rwego ni urw'abagabo mu buryo bw'umwuka. urwo rwego si urw'abagabo mu buryo bw'uko baremwe, ni urw'abagabo mu buryo bw'umwuka. yego. niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo iki si cyo gihe cyo guhaguruka gukora umurimo, nimubanze murindize. Amen. Amen. Yarazi ko hari imbaraga bazakenera, hari ubushobozi bazakenera busaba gutanga ikiguzi gikomeye batagihabwa bataragera ku rundi rwego. yego. Muri make narivuze ngo impinduka ndababaza. Iyo dusomye mu Bafilipi 3 n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, Abafilipi 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, reka tubasomere. yego. Abafilipi 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo. Nyamara ibyari indamu yanjye, mu yandi magambo nagize gute? Narahombye. Haleluya. 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 Amen. Amen. Nahombya. Niyo mpamvu bayitinya. Niyo mpamvu tuyitinya. yego. Niyo mpamvu dutinya kuyisukira. Niyo mpamvu dutinya kwiyangasha. Hari ibyo duhomba, hari ibyo twabagamo, yego. hari ibyatwinjirizaga, hari ibyatunezezaga, ariko iyo tugiye muri Yesu, yego. iyo twinjiye mu mpinduka, ibyo byose twemera kubihomba. Amen. Haleluya. 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 Baravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo bwa Kristo. Amen. Haleluya. 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 Atera abantu guhomba, iby'umubiri, gahomba ibya kamere, yego. gahomba ibitunezeza, gahomba inshuti nziza bwa Yesu Kristo. Amen. Bigereranya n'abadamu. Iyo umudamu yasamye, hari igihe kimurimo kimutegeka guhomba ibiryo yakundaga. yego. Yo, haleluya. 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 Akabireka bihari, akabireka atabuze amafaranga yo kurigura, yego. akabireka byuzuye akabati, byuzuye firigo, ariko akavuga ngo kubera ikindimo nemeye guhomba. Amen. Haleluya. 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 Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Baza umutima wawe ngo se narahombye, se narahombye. yego. Haleluya. Haleluya. Arakomeza ku murongo wa 8, aravuga ngo ndetse ngo n'ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo ubutunzi butagira akagero. Haleluya. 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 Butagira iki? Akagero. Kubw'ubutunzi butagira akagero. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Aho ngaho muri Amerika yanumva bavuga bagenda bashira ku rutonde abakire ba mbere ku isi, bakavuga ngo uyu nguyu yamanutse, uyu yazamutse, bagira umuzani bazaba bapimiraho, yego. bakavuga ngo ubwo butageze hariya, uyu nguyu yaramurushije, arazamutse, yaramanutse.
ariko Pawulo aravuga ngo nahombye byose ngo ndetse ngo mbitekereza ko ari igihombo ngo kubw'ubutunzi butagira ikintu Manishimwe. Hallelujah. 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 Ubutunzi butagira imizani bugerwaho. Yego. Butagira imizani bugerwaho. Ku madwane ayaducamwe hano hasi. Aya mashine ajyacamwe n'imodoka bifite amatoni aremereye. Akaba ari byo biyapima. Yego. Ariko dufite ubutunzi burenza ubw'amatoni y'amakamyo yikorera. Ubutunzi bwo gutunga Yesu Kristo mu buzima bwacu. Amen. Hallelujah. 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 Tubashe kubusobanukirwa. Ni ukuri ntitwatinya guhomba ubusa. Watinya guhomba ubusambanyi. Watinya guhomba uburusi. Yego. Watinya guhomba gusebanya. Watinya guhomba kurenganya. Nukuri. Kubera kuko wungutse ibirenze ibyo ngibyo. Yego. Hallelujah. 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 Kwamba Maroni icyamva mwuka wera agakomeza agakorera mu buzima bwacu. Zishurira ubutunzi dufite muri Yesu Kristo. Manishimwe. Ubutunzi butagira iki? Ubutunzi butagira akagero. Yego. Ubutunzi budahombwa na COVID itabuhombya. Ubutunzi tudatinya ngo ku isoko mpuzamahanga byagabanutse ubutunzi bwacu burahomba. Mu butunzi butagira akagero. Yego. Bwo gutunga Yesu. Manishimwe. Hallelujah. 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 Yavuze ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye bitindiri igihumbi arindi jambo kuvuga uretse kwigushima. Hallelujah. 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 Yesu bafite ubutunzi. Abafite Yesu barakize. Yego. Abafite Yesu baguhetse. Bakaba muri twe cyangwa akajya mu mitima yacu. Manishimwe. Tukamwumva ku manywa, tukamwumva mu gitondo, tukamwumva nijoro. Yego. Imana ibaha umugisha. Amen. Icya kabiri gituma abantu batinya kwiyangasha muri no sense. Yego. Nuko barabaswe sibo. Barabaswe. Hallelujah. Hallelujah. Barabaswe. Pawulo yavuze ngo uzangira ngo nkore ibyiza. Wibi kagira gute? Yego. Aravuga ngo munyine nuko atari ngiye kugira gute? Atari ngiye ukibikora. Ari icyaha ngize gute? Ari icyaha kimba. Reka mvuga akantu gatoya. Icyaha kirabata. Yego. Icyaha kigira iminyururu. Gifunga amaboko, kigafunga amaguru, kigafunga umutima. Nukuri. Umuntu akaba muri mwibature ari imbohe. Umuntu akaba mu nzu y'Imana ari imbohe. Yego. Yego. Umuntu akaba mu cyumba ari imbohe. Agakora ibyo akora byose akarira imbere y'abantu ari imbohe. Ariko Yesu ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu umwana naba batura. Muzaba mubatuye by'ukuri. Manishimwe. Manishimwe. Hallelujah. 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 Tuwe by'ukuri. Bene data mumbabarire. Mfite amateraniro mfite ibyo ngiyemo mu gitondo. Mumbabarire soreza ahangaha Imana ndishoboza tuzakomeza ibindi. Yego. Kongera kure ariko mumbabarire rwose tuzakomeza naringiye noneho kujya ku bintu bituma abantu bahinduka. Ariko ngiye munsi nabisoza.
senge dusoreza aha tuzakomeza undi munsi Imana niduha umwanya. Mana data mu izina rya Yesu, Yesu data. gushimye kuri Imana yacu kandi uri umwami wacu kandi umukiza wacu. Yatanze ubugingo bwawe kubw'abari mu isi bose. Yego Yesu. Waduhaye ubutunzi iyi si itaduha. Tukuzamuriye amaboko Mana, warakoze. Warakoze kutumenyesha ububwire bukomeye. Warakoze kutumenyesha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwawe. Mwami Yesu, komeza ubane natwe, komeza ubane n'imitima yacu, komeza ubane na buri muntu wese. Urusheho kumusobanurira ibyiza byo kuba muri wowe, ibyiza byo guhinduka. Reka ubuntu bwawe n'amahoro yabane na buri muntu wese. Reka ujyane natwe aho tugiye kurya. Mu izina rya Yesu Kristo kandi ngizeye. Amen.